Ni Yesu zina riryoshye niwe nzirata. Mureke uyu munsi dusengera abantu bose bafite ama-examen. Ngo ndabara abanyeshuri bagiye kurangiza senior 6, abafite ama-examen y'akazi, abafite ama-examen asanzwe y'ubuzima, abafite ibibazo mu ngo. Mureke uyu munsi tubasengere, kuko guhora tuvuga amagambo y'Imana tudashyiramo gusengera abantu ngo dusengere n'abarwayi kuko bakomerewe cyane, ntabwo byaba ari byiza cyane. Icyiza ni uko twashyiramo no kubasengera. Kaduhere ku bantu b'abarwayi kuko barakomerewe cyane, kandi n'imiryango igiye kubura abayo nayo irakomerewe. Iteka Mana nyir'ijuru, Mana nyir'imbabazi, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye kurera amahoro, tugushimiye kubana na buri umwe wese, tugushimiye ko tubabarira cyane turi abanyabyaha. Dore ntago turi intungane hanyuma y'abandi bose, ariko ugumye kutugirira neza. Uwiteka nushimye. Uwiteka rero dusengeye abarwayi, Uwiteka aho bari mu nzu barwariyemo, ari abari kwa muganga, ari abatari kwa muganga, Mana bose ugende ubarebe, ugende ubakize. Uri Imana ikiza indwara, uri Imana ikuraho ibyananiranye, uri Imana izura abapfuye, uri Imana itanga ibyishimo ku miryango yababaye. Uwiteka ndakwinginze ngo ugende ubane nabo. Uwiteka rero tugiye kongera ko yigere ku bantu b'abanyeshuri. Uwiteka ndagira ngo ubane nabo mu ma-examen bafite. Ibyo bakora byose Mana ubaha umugisha, ibyo bakora byose Mana ugenda bari bo bakoreraho, aho barambuye akaboko Mana abari bo bana nabo, aho begereje Mana bakora abari bo bana nabo. Niwo utanga ubwonko bwibutsa, niwo utanga ubumenyi, niwo utanga amadigiri, niwo utanga amaburuse, niwo utanga buri kimwe cyose Mana. Buri kimwe cyose kiba mu kiganza cyawe, buri kimwe cyose kiba kubw'uko wavuze ngo nikibeho. Uwiteka uje kurema ijuru n'isi, warariremye ari kubona uko byose ari byiza Mana. Natwe turagira ngo abantu bari bo bose Mana, ubwoko bwawe muri rusange ubaremere igikwiye, ari abajya mu kazi ubaremere igikwiye, ari abatakajya mu Mana bose ugira icyo bahindurira Mana, ugira icyo bahereza. Ngaho urakoze cyane ubane na buri umwe wese, uwumvishura isengesho byose Mana. Uwiteka ndetse unufashije kubasengera Mana, nusengeye abarwayi, usengeye abafunze, usengeye buri umwe wese. Uwiteka ndakwinginze ngo ubane nawe. Ngaho urakoze Yesu Kristo, amen.